Musamberanzi igitekeranzisha nabura nuko di itarasi ngiye uko yafashwe nabonye kugira amaguru gutya gusa agira amaguru atesha baratuturaga gusa zisaba rwanda bawuruhe kirano gatatu unyakandi gatatu hano ngufasha abakurambere bishimye nubibona nzanire ingumi y'inkoko se hano turayigira tuzo niya nkoko ariko nshaka n'isekurume idakorye niba rimwe iyo hari gukikira nayo yizana azize ikigage ndimo ndabibona hano urumva ngufasha ugira nibakwe hasi mwese hasi ngufasha mbega ko hasi mfite mama wawe ariko ni karibu ngire mujyano reka dore kuri aka gasozi ko bangize Eko reka gikomera nk'inyoroheye ntuyireba se yarembye da aratwika uwo n'uburozi mujyana uwo n'uburozi niko se nagasaba ngo yaje gukora ikimururu yaje kuvuga umudamu wanjye hari ikindi se njye naje kuvura ariko irabararimira mu kirere niko wari twakwiyamye kuri uyu musozi kuza uturira abantu uravura wowe wavuye hehe niko ikindi gasani ntabwo unyumva nakumva sha ushaka muvura iki wumva banza wumve reka gukora iyo mitwaro kumenya abanyakuvura cyangwa ese wavuye wowe umutari kuza itone reka nkwereke kudakubita imbwa byorora imisega reka nze nkwereke reka nze nkwereke aha n'umuntu nze nkwereke aha n'umuntu ndaguhimbirenesha ihene urambigire ikicaca urakagera kurambesha ceceka ngo uzi n'ikindi reka nze nkuhamagare polisi zikwereke mpamagarire polisi igukosore uri kumva neza aka kanya nyihamagare ubone ikwereke guma hamwe se polisi ntacyo ndapfa kurya kasha kaji agiye ubu ngubu ari hehe ari ntawe mujyana numva unyirukanye umuganga uramuvura umva rata umwana mama wawe yafashwe ati ubundi dore mama ajya gufasha ukuntu yatangiye ataka mu nda ataka umutwe atangira aruka ahitwa cya kigage nyine kubera bwa burozi erega baramuroze rwose hano ku gasozi baratwanga rwose nanjye wapfuye we ntabwo twakiranuka uretse ni ukuri nabyumvise muri gikomero twakwirukankana pe bararimira batuza nabyumvishije iyi ni malariya ni indwara zituruka ku mwanda ni inzoka ni malariya hangi barwaye shaka bari gutera ubujyanama ariko atari ziribwe nk'ubeshye umuntu baramuroga ngo ni malariya none se wigeze umuntu ituruka himeze gutya tega amatwi wigeze wumva ari umuntu urwaye malariya ufite ibimenyetso nk'ibi ngibi iyi ni malariya ni indwara zandura umva ahubwo umumama n'umucunga n'arabaciye kuko harimo inzoka harimo malariya harimo ibiki cyose fata umubyeyi tumujyane kwa muganga gira n'ingoga araducika reba mituweli se turegera muri uru rugo
nta mituweli rwose iba muri uru rugo papa yanze kuyitanga. rega iba ninywera urwagwa bararimira nta mituweli mugira wirirwa ku isantere unywa ibigage unywa bararimira nzakugire neza ndajya gutanga mituweli ninywera urwagwa icyo ariko wajya umenya ko maze gukura ngomba kwifata neza reka dutabare umubyeyi ubwo murishyura 100%. niko bimeze ese amafaranga turayakurayo koko mashamu madamu wawe cyangwa ihorera mana yanjye koko ndo no kubera no gusoza sinye mana yanjye koko ubu se koko amatungo yose papa yamaze ayagurisha agiye kwinywera inzoga nta mituweli muri uru rugo ubu se koko mama arabahate kuko ko numvishe ngo turishyura 100%. ariko se ko maze amezi 3 nkabona imihango ni amahoro ayiwe reka mbakurikiye nanjye nisuzumishe ndebe uko mpagaze we uri imbere mu baje gufata ibisubizo n'injire mugabo ngiye kwirirwa karibu amakuru ki bakwita nde yitwa Keza muganga meze neza ariko ibyo koko uje gufata ibisubizo nari ngiye gufata ibisubizo tudatinze rero mu bizamini twagufashe tugira ngo turebe ko utwite nibyo koko twasanze ufite Keza ufite inda y'amezi 4 muganga we ntabwo bishoboka kuki bidashoboka yose muganga ubu koko ndatwite iyo twite niko ibizamini twagufashe bigaragaza ibisubizo biragaragaza ko twite noneho papa aranyica no c'est pas possible muganga arakwinginze mbabarira inda tuyikure muganga akwinginze ndakora ibishoboka byose umbabarire tuyikuremo ese Keza ntagiye kure ngo umubaze uburyo witwisemo ese niba utari uzi ko wabasha gukoresha agakingirizo kuki koko utabasha gukoresha agakingirizo uzi ko kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye uba uri kwishora mu itanura ry'umuriro agakingirizo naragatiye nari nzi ko kamera mu rwose muganga we muganga nakwinginze mfasha
umushahara w'inenda tuyikuremo nta bushobozi mfite bwo kurera umwana. Keza tuza ndabyumva agahinda ufite, ariko rero kumbwira ngo dukuremo inda usibye yuko bitanemewe n'amategeko y'u Rwanda, ibuka yuko ushobora kuhaburira ubuzima, ibuka yuko waba ugiye kwica umuziranenge. Ese uwo muziranenge uramuhora iki? Keza humura, uracyari mutoya, uracyafite igihe. Umwana wamwitaho kandi ukagenda nawe ukisubiza ubuzima, ukongera rwose ukamusa neza, ukamera neza rwose. Humura nta kibazo, sibyo? Ihangane gusa n'abandi bumvira, si byiza kwishora mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Kwifata niba bikunaniye, ibuka ko agakingirizo ari bwo buryo busigaye bwonyine bwizewe bwo kwirinda ibyago nk'ibi ngibi. Erega usibye n'inda ushobora kuhandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka virusi itera sida, zamburu, imitezi, tirikomonasi n'izindi nk'izo ngizo. Uranyumva? Nuko bitakunda ngo nsubira ahahise, nasubiramo kosa nakoze nkayakosora, wenda ngakoresha agakingirizo. Nta kundi. Keza rero ndagira ngo nyumve neza, nyuma y'uko dusanze utwite byabaye ngombwa yuko hari ibindi bizamini byo gufata. N'ibihise ubumuga, cyane cyane umugore utwite biba byiza iyo tumenye uburyo ahagaze ku bigendanye na virusi itera sida. sida kugira ngo tube twamufasha kuba yabyara umwana utanduye mu gihe dusanze yanduye. Ni muri urwo rwego rero twagufasha amaraso, dufata ikizamini ngo turebe uko uhagaze ku bigendanye na virusi itera sida. ariko umuga ibyo bya sida rwose byigumanire, njyewe najaganje kwisuzumisha ngo ndebe ko ntwite. Rero bya sida ntabwo nari bifite muri gahunda. Keza nyumva, ubuzima bwawe ubu ngubu aka kanya uri mu maboko yacu, niyo mpamvu tugomba kukwitaho kugira ngo uzabashe kubyara umeze neza. Ahubwo reka n'ibyo bya sida reka tube tubiretse, n'ibyo reka tube tubyihoreye, ariko twiganire, dore n'ibi bitabo reka mbifunze, twiganire.